abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'180 cy'ikinamico Shira Impumu, aho nyuma yo gukira ibikomere by'amateka bikomoka ku ngaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, babifashijwe n'umushinga USAID dufatanye urumuri, abaturage b'Ibweramahoro n'Inyamitavu bibumbiye mu matsinda y'iterambere bagamije gushaka ibisubizo by'ibibazo bibugarije. Hagati aho Simbikangwa yari akomeje kuba hafi umukunzi we Roza wibwe n'umukozi, naho Veronica we yakomeje kubera ibamba Musafiri ku gitekerezo yari afite cyo kugurisha isambu kugira ngo akore umushinga w'ubucuruzi. Ese mama Veronica azagera ave ku izima yumva umugabo we? Nta kundi amatsiko ufite yashira udateze amatwi igice cy'181 cy'ikinamico Shira Impumu. Rwose aha hantu ni heza kandi hari amafu. Hano hantu haratuje pe. Naho ubundi wagize amahirwe adasanzwe Sheri, kuba warabashije kugaruza biriya bintu umukozi yakwibye. Ni ukuri Imana irankunda, gusa na Ndori yambereye umwana mwiza bidufashamo. Uriya muhungu wa Mukamusoni yabaye intwari pe, umuntu wanze kugabana n'umujura akamushyikiriza inzego z'umutekano. None se Sheri, wamaze gutangira konji? Ntago ndayijyamo, natinze kwifata kubera biriya bibazo mazemo iminsi. Gusa ubusanzwe mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ntago mba meze neza. Fata konji y'ukwezi nkahama mu rugo. Ubwo se guhama mu rugo ntibituma wigunga ugaheranwa n'agahinda? Oya, nasanze ari byo bimpa amahoro. Ahubwo mbere ntaraza muri karabu dufatanye urumuri, igihe nk'iki ntago najyaga nifatanya n'abandi mu bikorwa byo kwibuka. Yo, urumvikana rutarakira ibikomere. None se ro, ubu koko uzajya wirwa mu rugo wenyine? Wigira impungenge, ndumva nkomeye. Gusa kunyiba nibyo byari byaratumye mpungabana. Naho ubundi impamvu itumye mfata konji ni ukugira ngo mbashe kwitegura neza kuzashyingura mu cyubahiro umubiri wa nyogokuru wazize Jenoside yakorewe Abatutsi wabonetse. Birumvikana. Gusa njye n'umukobwa wanjye Gatesi tugomba kukuba hafi muri ibi bihe bitoroshye. None se Sheri, ko imyiteguro izajya ibera ku Gasharu, ubwo urumva kujyana namwe atari ukubavuna? Erega kuba hafi ukunda ntibivuna. Ikindi nuko nzamenyana n'umuryango wawe. Sheri, njye ndumva iki atari cyo gihe cyiza cyo guhura. Nyamara inshuti utabonye mu bihe bibi ntuzifuze kuyibona mu bihe byiza. Erega n'abagize karabu dufatanye urumuri nabo bakeneye kubimenya kugira ngo bazakube hafi. Ntugire ikibazo rwose, nzababwira. Gusa nuko bibaye gushyingura umubiri wa nyogokuru wazize Jenoside yakorewe Abatutsi, naho ubundi numvaga ntazasubira kwa masenge. Nyamara wibuke ko nyogosenge uriya ari we mubyeyi wa bugufi wasigaranye. Ntago namabara n'imitungo y'ababyeyi banjye yariye, bigatuma mbaho nabi nsembera. Ubwo koko wababarira abantu bakwiciye ababyeyi muri Jenoside yakorewe Abatutsi ukananirwa kubabarira nyogosenge wakureze? Erega nubwo yandeze yarampemukiye. Jenoside yakorewe Abatutsi yakugize imfubyi, none nawe ugiye guha urwango rwaho rugutandukanye na nyogosenge? Ariko se wa mugani wawe masenge ko ari we nasigaranye, ninkomeza kumwanga mu bukwe bwanjye ninde nzaha impano y'ababyeyi? Sibyo se nyine nakubwiraga? Sheri, utumye nongera kumva nkunze masenge. Ni ukuri mubabarira kandi ukomeze umukunde, umufate nk'umubyeyi. Ese Gate, kutambwiye? Nkubwira iki Sari? None se kiriya gitekerezo cyo kujya kwiga kaminuza papa wawe yacyakiriye ate? Yarambwiye ngo aradushyigikiye, ngo tuzajye kwiga tutazabura abagabo. Ariko papa wawe rwose arasetsa. Urabivuga se urabizi? Gusa ibyo yavugaga ku ruhande rumwe nibyo. Igihugu gifite umuvuduko, tugomba kwiga tukiri bato, dore dufite n'umwanya. Ahubwo se Gate, wowe muri kaminuza wumva uziga iki? Sha, njye nkunda ubucuruzi n'ibaruramari, numva ari byo nziga. Mana we, none se ubwo ntago tuzigana?
ko njye nkunda amategeko n'itangazamakuru. none se byose uzabyigira rimwe ari ko numva byose ubikunda. Oya ntabwo byashoboka, nzahitamo kimwe aba ari cyo niga. Gusa itangazamakuru niryo nkunda kurusha ibindi byose. ubwo niturangiza kwiga uzajya uvugira kuri radiyo nanjye ncunga umutungo wayo. Niko bimeze da. None se gate, gahunda y'ejo yo guherekeza Roza iteye ite? ejo abantu bose bazaherekeza Roza bazahagurukira mu rugo nka 3:00. ahubwo uyu munsi turaza gufunga kare umperekeze tujye gushaka indabo tuzakoresha. Nanjye byamfasha, ndashaka gutaha kare nkaruhuka bihagije. papa uzi ko yanze ari nini? umva ndo sohoka uze hanze utagomesha akavamahanga. ntuzi ko agomba kurara akinze iyo nzu yose? ese ubundi arakora iki mu nzu? naze hano hanze tube tureba ibibura. dusiza nabonaga rwose akabanza ari gato. iyi nzu ntabwo ari nto, irahagije. ariko Kimo, uzi ko buri gihe ngeze hano hari ikintu usanga twaribagiye gukora. noneho se kandi ubonye ikira? ubu se koko ntimubona ko inzu ikeneye urugo? ntabwo naba ahantu hatari igikari. ubu se ngewe ejo na papa twizinduye urugo ntitwarara turwubatsera. ariko wa mugani urugo ni ingenzi. reka ejo tuzashaka abafundi 2 dufatanye turwubake. ejo ntabwo byakunda Kimo, wibagiwe ko tuzaherekeza Roza. harya ubwo ejo nibwo ku Gashari bazibuka jenoside yakorewe abatutsi? bazashyingura no mu cyubahiro imibiri y'abatutsi yabonetse. niba ari uko bimeze birumvikana ejo ntitwakora. reka tuzahubaka ejo bundi. nta kibazo papa. ese waramutse Zawa? waramutse neza uw'amaho? ese ko naguhamagaye telefone yawe nicemo wabaye amahorora cyangwa hari umuntu wakuraje? ariko hajya ureka kunshinyagurira uw'amaho. ubu sinaba mfite uwandaje nkabyuka aya masaha. none se byakugendekeye bite? telefone yawe ko itariho? naraye ndyamye naniwe cyane nuko telefone nyikuraho kugira ngo hatagira uza kunkangura. ndabona warangije kwitunganya, ngaho ngwino tugende tudakereza abandi. yewe ndindira gato manze nsubire mu nzu nirebe mu kirori ndaje. ariko se Zawa, urakirya nk'inkumi koko? ikirori se urajya kwirora mwiki? ngo nirya nk'inkumi? njye se urabona ndi umukecuru? ndindira nimakeye yewe ndaje. akasaha kumirora? Zawa, we kwisiga ibyo bintu rwose urasa neza. uw'amaho ubwo ari wowe ubimbwiye reka mbireke, ahubwo ndebera mu maso ko nta butuna burimo di. none se ntiwakarabye? ahubwo ikigaragara ibitotsi ntibyashize. ngaho isiga utuvuta mu maso ndabona ukanyaraye uze tugende. ngaho mfashe iyi telefone nsubire mu nzu ndebe ka gikotoro nisige nze tugende. gira vuba Zawa, tudakereza abandi. reka nkwakwanya ntabwo ntinda ndaje. ariko disi Zawadi ni umukozi, ndabona yaraguze n'inka, niyo mpamvu urutoki rwe rumeze neza pe. urabona ntinze si? reka nkinge tugende. ese Zawa, waguze inka ryari? niyo mpamvu ntakikubona mu rugo uje kugura ifumbire? ariko uzi kudaheruka hano uw'amaho? iyi nka ntigiye kumara amezi 3 aha, ahubwo yarimye umwaka utaha nzajya mbahamara. iyi nka yaragufashije pe, ntabwo uzongera kugura ifumbire yo guhingisha. niko bimeze, guhinga ukeza nta fumbire biragoye. shi uhaya hafi. bariya bagore ko mbona bakenyeye bagiye hera. uriya si Musafiri ushoreye ihene Zawa? ndabona ari we da. none se we ntabwo tujyana guherekeza Roza? reka tumubaze ndabona agiye kutugeraho. waramutse Musafiri? mwaramutseho, ko mbona mwambaye neza mugannye hese. ahubwo se wowe ntitujyana ko mbona ushoreye ihene? tujyane hese Zawa, ko nta makuru mfite. none si Musafiri, ubu koko ntuzi ko ku Gashari turi bushingure mu cyubahiro imibiri yabonetse y'abazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994? utambwira ko umubiri wa nyirakuru wa Roza bawushyingura mu cyubahiro uyu munsi? n'uyu munsi da, sinumva se ahubwo ubizi. ahubwo iho tuze tujyane, imodoka iradutwara ihagurukira kwa Simba ikangwa, kandi ndabona hakiri iminota. yewe amakuru nari nyafite, ariko ntabwo nari nzi ko ari uyu munsi. reka ngeze izihene mu rugo nitere utuzi mbitenza. ihute utabukura dusanga kwa Simba ikangwaye. ndaje rwose ntabwo ntinda. ese mama, ko mperuka wamaze kwitunganya nkaba mbona wongeye kwiryamira kandi tugiye kugenda? fi byahindutse ijyane sinyigiyeyo. ariko se mama,
ariko iyo tugeze muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ucika intege kandi aricyo gihe wakabaye ukomera. Ubu ndabizi noneho ntuzagaruka gucuruza vuba. Niba ujya ku Gasharu gira ugende cyangwa ubireke. Wincura umwuka nta magambo mfite yo kuvugana nawe. Niko wamaho harya amafaranga y'agapeteroli turi kuyahande. turimo kuyaha mujyanama ariko we nayagutangiye uraza kuyansubiza. Wakoze cyane. Ese ubu kwasiteri imwe turakwirwamura ko mbona abantu batabaye Roza turi benshi. Erega n'ubundi gutabara n'umuco nyarwanda nihagira abasahuka baratega bisanzwe. Ikindi kandi nuko ibikorwa nk'ibi byo gushyira hamwe bigaragariza abandi ko ibyo twigisha muri karabu dufatanye urumuri ari nabyo dukora. Nukuri ntambwe tumaze gutera irashimishije wamaho. Ntiwibuka ko mbere ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi wasangaga hanini biharirwa bayirokotse. Ubu urabona ko abanyarwanda twese dusigaye twarabigize ibyacu. Rwose uyu ni umusaruro mwiza ugaragaza ubumwe n'ubudaheranwa bikomoka ku buyobozi bwiza n'abafatanyabikorwa ba leta. Ese kuvuga abafatanyabikorwa ugatinya kubavuga? Ubwo urashaka ko mvuga umushinga dufatanye urumuri ndakuzi. Rwose niko bimeze nanjye ndi umugabo wo kubihamya. Wahora n'ikiza wa ko dufatanye urumuri yasanye imitima yacu yari yarashenguwe n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ikanadufasha kubaka umuco w'amahoro binyuze mu matsinda y'ibiganiro. Buriya rero icyanshimishije nuko nyuma yo gukira ibikomere by'amateka badufashije kugira ibikorwa by'iterambere duhuriraho binyuze mu matsinda yo kwizigamira no kugurizanya. Ahubwo uvuze iby'amatsinda uranyibutse w'amaho. Mwibukije ikiza? Niko ye ko ngiye kurangiza kwishyura inguzanyo bampaye mu itsinda ubu sinasaba iyindi. Noneho se kandi urashaka gukora uhe mushinga zawa? Erega ukundeba ubu ngiye kurangiza kwiga imodoka. Ubu se ngujije amafaranga sinagura akavatiri ko kujya ngendamo. Ukagura ivatiri ukiri umukobwa? Sha noneho byaba bihumiye kumira ari nta mugabo wazabona. Ahubwo nibwo namubona wiyubashe. Ubu koko watinyuka ukaka inguzanyo ukagura imodoka izajya yirirwa iparitse itinjiza? Bitwaye ikise nanjye nkajya ngenda nitwaye nk'abakobwa nabonye i Kigali. Ariko rero wibuke ko yaba ari ideni ugomba kwishyura. Urumva rero ko icyaba cyiza ari uko iyo modoka yaba yinjiza amafaranga. Ariko uzi ko ari byo koko reka nzayigure shoferi azajya ngeza ku kazi ubundi agiye gukora taxi voiture. Ndabona tugeze kwa Simbikanga. Uwo mushinga tuzashaka akanya tuganire neza. Mwaramutse ro? Mwaramutse neza zawa. Mukomere kandi mukomeze no kwihangana. Murakoze cyane. Nyamuneka ubwo kwasiteri hageze nimureke twegeraneye tugenda tutaza gukererwa. Uwamaho Karame Simbika fasha abo babyeyi turebe ko twajya mu modoka tugendeye. Papa reka twe tube tugiye muradusangayo. Natwe mu kanya tugiye guhaguruka. Uwamaho rwose Simbikanga aramutse atabanye na Roza byambabaza pe. Oya ho mu rugo tuzabutahaza wa ko nubundi se bamaze kuba umwe. Ni byose ese basigaye babana ko mbonye Roza asohotse mu nzu? Oya ntabwo babana da. Nuko nawe yaje guhagurukira hano nkatwe twese. None se mama ko marume Gakwanda azi ko turi bujyane ubwo ndamubwira ngo iki koko natakubona? Umva nkubwire fi umubwire ko nzagaruka ku Gasharu umunsi umubiri wa mama wabonetse. Igihe nahereye njya gushyingura ntarabona umubiri wa mama ngo nawe ngushyingure mu cyubahiro. Genda nawe nyigiye fi ijyana cyangwa urorere. Ihangane mama njye mfite icyizere ko hari igihe tuzamenya amakuru y'aho bashize umubiri wa nyogokuru nawe tukawushingura mu cyubahiro. Reka wa mwana we ndeka rwose. Mu gihe tukiri mu minsi ijana yo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Kamera ryafite ihungabana. Ese umushinga dufatanye urumuri uzamufasha ute kongera gukira ibikomere by'uruhererekane rw'ingaruka zikomoka kuri jenoside yakorewe abatutsi? Ntuzacikwe n'igice cy'142 cy'ikinamico Shirimumu. Hari icyakunyuze ufite ikibazo inama cyangwa igitekerezo watanga watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0788306539 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube Ikinamico Shirimpumu. Mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.